ubwo narindi mu cyumba ndi gusenga numvise ijwi rimpamagara rimbwira riti humura mwana wanjye ibyo wasabye uyu munsi n'ukuri urabibona ubwo narindi mu cyumba ndi gusenga numvise ijwi rimpamagara rimbwira riti humura mwana wanjye ibyo wasabye uyu munsi n'ukuri urabibona dufite Imana 2019 yenda kurangira mu kwa 12 nibwo nakoze indirimbo yanjye ya mbere bita urukundo wankunze. Nshuti bakunzi b'Umuhamya TV twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nkuko mutumenyereye ku Muhamya TV musanzwe mukurikiraho ibiganiro by'iyobokamana, musangaho abigisha beza b'ijambo ry'Imana, abantu bafite ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, kandi mukabasangaho abantu bafite ubutumwa bw'iby'Imana yabatumye kuvuga, ariko kandi tugiramo n'igice cy'abahanzi baba aba gospel Imana yahamagaye kugira ngo bayikorere mu buryo bwo kuramya Imana no kuyihimbaza. Reka twongere tubahe ikaze ku Muhamya TV. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Imbere yanyu kuri kamera turi kubona umukobwa mwiza, muramubona. Hanyuma kandi ngiye mwumva kuri mikoro ni inshuti yanyu, ni umunyamakuru mukunda, umusesenguzi, umukozi w'Imana Emi. Hanyuma kandi kuri kamera turi kumwe n'uri kudufasha gufata aya majwi ndetse n'amashusho, nawe Yesu amuhe umugisha. Nyuma nkuko turi muri kubibona turi kumwe na mushiki wacu, turi kubona n'umukozi w'Imana. Ndagira ngo twakire ubanze wibwire abadukurikiye ku Muhamya TV. Karibu. Akoze cyane. Yego. Amazina yanjye nkoresha mu mazina y'ubuhanzi ni Mabosi. Yego. Ndi umukobwa. Yego. Usengera mu itorero bita intumwa z'ububyutse. Yego. Nkaba mba Kimironko kwa Nayinzira. Yego. Aha, twamubonye Mabosi atubwiye ko ari umuhanzi. Ese ubuhanzi bwawe utangiye ryari? Ubuhanzi bwanjye nabutangiye muri 2019. 2019 yenda kurangira mu kwa 12 nibwo nakoze indirimbo yanjye ya mbere bita urukundo wankunze. Urukundo wankunze. Yego. Aha, ubu kugeza ubu ufite indirimbo zingahe? Kugeza ubu mfite indirimbo enye. Nizo ziri kuri channel yanjye. Kuri channel yawe ni n'amashusho cyangwa n'amajwi? Hariho amashusho, hariho n'amajwi. Aha. Hariho video. Umuhamagaro kuririmba wajuti Mabo? Kuririmba nabitangiye ndi umwana muto, ndi muri za Sunday school. Yego. Nararirimbaga kugeza ubwo naje kuririmba. Pastor wanjye yarambwiye kuri bubaza abana ngo uzabiki. Namubwiraga nzaba umuhanzi. Yego. Sasa barambwira ko wavuze ko uzaba umuhanzi, kuki utajya uhimbana n'akaririmbo na kamwe uraririmba? Rero umunsi umwe aza kumbwira, arambwira ngo Imana yamubwiye ngo ndeke kuririmba indirimbo z'abandi ndirimbe n'izanjye. Nibwo rero nafashe umwanzuro, umunsi umwe ndabyuka. Hanyuma maze kubyuka ndagenda ndicara ndandika indirimbo. Umva birimo birajyamo. Yego. Njya muri studio ndayikora. Mbona indirimbo ni nziza. Yego. Imana se hari icyo yarabikubwiyeho cyo kuririmba, cyo kurikorera muri ubwo buryo? Yego, nakundaga kuryama. Jewe ibintu byinshi byanjye ndabirota. Yego. Nakundaga kuryama nkabona ndimo ndaririmba ahantu mu giterane, ahantu hari abantu benshi, nkabona umupasiteri wenda waho ari kuvuga ngo nzi kuririmba. Nyine bundi nyine icyo gihe pasiteri nawe arambwiraga Imana yamubwiye ngo ndirimbe izanjye. Nuko nyine nabitangiye, ko nabitangiye ari ibintu nyine
ntashizemo imbaraga cyane ya nuko nabyisanzemo. aha hanyuma bakunzi b'Umuhamya TV mudukurikiye twagira ngo aka kanya maboss tumuha akanya aturirimbire. Hari imbaraga mu kuririmba, hari imbaraga ku muhanzi, hari imbaraga mu guhimbaza Imana. Ndagira ngo twakire maboss aturirimbire muri izo ndirimbo nyinshi afite, aturirimbiremo indirimbo nibura ebyiri hanyuma tubone gukomeza. Karibu. Yego. Ubwo narindi mu cyumba ndi gusenga, numvise ijwi rimpamagara rimbwira riti humura mwana wanjye, ibyo wasabye uyu munsi n'ukuri urabibona. Ubwo narindi mu cyumba ndi gusenga, numvise ijwi rimpamagara rimbwira riti humura mwana wanjye, ibyo wasabye uyu munsi n'ukuri urabibona. Dufite Imana, dufite Imana, abari kurira n'ukuri mwihanagure. Dufite Imana, dufite Imana, mwese abari kurira n'ukuri mwihanagure. Dufite Imana, dufite Imana, abari kurira n'ukuri mwihanagure. Dufite Imana, dufite Imana, mwese abari kurira n'ukuri mwihanagure. Wararize utagira waguhoza, urataka ugira ngo sende kumva, urasaba ugira ngo sende kumva. Ariko mwana wanjye ndagira ngo nkubwire, nta muntu kumva nk'uko njyewe nkumva. Gahicecekere igihe nk'iki, ijuru ritamuroreye kukumva. Nk'uko Yohana guye amarira Hana, gahicecekere igihe n'iki ngiki. Gahicecekere igihe n'iki ngiki, ijuru ritamuroreye kukumva. Nk'uko Yohana guye amarira Hana, gahicecekere igihe n'iki ngiki. Dufite Imana, dufite Imana, abari kurira n'ukuri mwihanagure. Dufite Imana, dufite Imana, mwese abari kurira n'ukuri mwihanagure. Iyo ni indirimbo ya mbere. Yego, ni indirimbo nahimbye bwa kabiri. Bwa kabiri kitwa Dufite Imana, abarira bihanagure. Dufite Imana, dufite Imana. Imana ishimwe cyane. Reka twongere twumve indirimbo ya kabiri. Yego. Nkurasa amashimwe Mana y'isi n'ijuru, ikiganza cyawe gihore kuri njye. Mana nari kumwe nawe, n'amahoro nagira. Nari kumwe nawe, n'amahoro nagira. Nkurasa amashimwe Mana y'isi n'ijuru, ikiganza cyawe gihore kuri njye. Mana nari kumwe nawe, n'amahoro nagira. Nari kumwe nawe, n'amahoro nagira. Iyo nihebye urabimenya,
ngo tabajura ntabara nacyo nageraho na kimwe nari kumwe n'ubuntu bwawe unkunda bitagaje cyane sinuko ndi mwiza kuruta abandi hari impamvu ikomeye cyane ituma nyiriho reka ngushime uri Imana urakwiye murasa amashimwe Mana y'isi n'ijuru ikiganza cyawe gihore kuri njye Mana nari kumwe nawe n'amahoro nagira nari kumwe nawe n'amahoro nagira harahongera ngacika intege umubiri nawe ukananiza hamwe inshuti n'abavandimwe nabona n'umwe wakomoza aho niho numvira ijwi ryawe rimpumuriza ngo mwana wanjye haguruka ndi kumwe nawe nanjye ngahaguruka nemye ngashikama kuri Imana urakwiye ukwiye icyubahiro ndetse n'ikuzo ufite igikundiro n'igitinyiro urera ugumane nanjye nagufite sinabaho ugumbane nanjye nagufite sinabaho murasa amashimwe Mana y'isi n'ijuru ikiganza cyawe gihore kuri njye Mana nari kumwe nawe n'amahoro nagira nari kumwe nawe n'amahoro nagira wow ntari kumwe nawe n'amahoro nagira ndishimye ariko ngiye kubwira wongera uririmba izindi ndirimbo ebyiri birashimishije cyane uyu mukobwa azi kuririmba bantu munyumva kandi n'abamureba mwese ni ukuri umukobwa azi kuririmba ngaho uririmba indirimbo ebyiri kandi Imana ikomeze kuguha umugisha amen urukundo rwawe wankunze Mana rurenze urugero rwatumye utanga umwana wawe kugira ngo mbeho niyo mpamvu nanjye gushima kubw'urukundo rwawe ushimwe mwami Mana kubw'urukundo rwawe urukundo rwawe Mana rurahebuje urukundo rwawe Mana rurahebuje rwatumye utanga umwana wawe kuducungura urukundo rwawe Mana rurahebuje urukundo rwawe Mana rwatangiriye mu ijuru ubwo haburaga n'umwe wakobombora cya gitabo ubicishije mu bumana mwana igitabo kirabumburwa urukundo rwawe Mana rurahebuje urukundo rwawe Mana rurahebuje rwatumye utanga umwana wawe kuducungura urukundo rwawe Mana rurahebuje
birahebuje. Imana iguhe umugisha mushiki wacu, urukundo rw'Imana rurahebuje cyane kandi koko nibyo Imana yaraguhamagaye. Amen. Imana yaraguhamagaye mu ijwi ryiza, mu ndirimbo zisize. Imana ikomeze igusige. Ese hari ubuhamya waba ufite? Okay. Tugezaho bukeya hanyuma kandi ukaza gusoza ukaduha n'indi ndirimbo. Imana ibahe umugisha. Ego. Ntago ubuhamya bwanjye njya nkunda kubuvuga kuko ntago ndumva ntago igihe kiragera, ariko ikintu navuga kuri dufite Imana ni indirimbo nahimbye mfite umubabaro, mbabaye, mfite agahinda kenshi cyane. Icyo gihe ndabyibuka nari ndimo noza amasahane ndi mu rugo, ndi kurira, ndira, mfite agahinda wagira ngo nk'isi bayifashe bayintereka ku mutwe, mbabaye. Noneho numva ijwi riraje, numva ijwi rivuga ngo dufite Imana, dufite Imana. Ibyo ni ibiki birimo biraza. Hanyuma ndavuga nti wabona ari indirimbo. Nibwo nagenda yandika, mbona n'andi magambo agenda aza. Ni indirimbo nakunze cyane kandi ni indirimbo ikunzwe cyane, ni indirimbo ihumuriza. Narayiririmbye nyine nanjye numva ko ndi kuvuga ngo dufite Imana, uko ndi kumva nyine, uko ndi kubwira abandi ngo dufite Imana, ariko nanjye ndi kwibwira ko hari Imana. Ntago ubuhamya njya nkunda kubuvuga, ariko ikintu kimwe navuga ni kimwe, nuko nakibwira abantu, ababyeyi buriya hari ibintu ababyeyi mukora mugatuma abana banyu bagira ikibazo. Kuriya kuntu ababyeyi bakunda gutongana, bagakunda kumva umubyeyi umwe ari kubwira undi ngo aho batoraguraniye, ngo aho bakoze ikiba, nyine guhora abana banyu babona intonganya mu ngo zanyu bibangamira abana, birabica. Ushaka kuba ugaburira umwana wawe ukamuha ibyo arya, ukamuha ibyo anywa, ariko ukaba urimo uragaburira umuntu w'inyuma, ariko uw'imbere arimo arapfa bitewe n'ibikorwa byawe ukora. Rero njye ikintu nakwisabira ababyeyi ni uko igihe habaye intonganya mujye mwirinda ko abana banyu babona ukuntu murimo murashwatagurana, ukuntu murimo muraryana. Mujye tube nka sinzi ukuntu tube nk'abantu abanyaburayi. Nibo nyankunda kureba filime zabo, ukabona niba bagiranye ikibazo barajya ahantu mu cyumba batongana ibyabo, barwana ibyabo, nibagaruka imbere y'abana babwira ati abana tumeze neza, nta kibazo gihari. Rero naho nakuye iyo ndirimbo dufite Imana, niho cyane yavuye. Arabirebye, ndabireba, ibyo bintu birambabaza, ndabireba ndavuga reka iyi ndirimbo nyine nyihimbe igihumuriza abantu bababaye, kandi Imana yarabimfashije, byarabaye. Hanyuma niho iyo ndirimbo yawe yaturutse. Ntabwo ndi butinde kubivugaho. Iyi ndirimbo nanjye ntabwo twari tuziranye cyane, nta nubwo nari nkuzi, ariko iyo ndirimbo yaramfashije cyane ko nkunda kuyipostinga. Dufite Imana, dufite Imana, ndetse namwe abari kurira nanjye byankozeho kandi binkora ku mutima. Muri make Imana yanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwawe. Iyo ndirimbo ngo wayikoze urimo roza amasahani, hari mu rugo iwanyu, hari mu kazi wakoraga. Nicyo nshaka kumenyaho gatoya kugira ngo dutandukanye ibintu, abantu bamenye ngo Imana ishobora gukoresha umuntu runaka bitewe n'akazi akora cyangwa n'aho imusanze, kuko Imana ntabwo izagusanga muri birorega, no mu muhanda irahagusanga ikagukoresha. Mushiki wanjye, sinzi iyo ndirimbo nayumvishe numva kandi nongeye gusubizwamo imbaraga ndetse n'intege mu bugingo bwanjye, kubera ko waririmbye dufite Imana, dufite Imana, abari kurira nimwihanagure. Sinzi njyewe ntabwo nzi kuririmba cyane, ariko wamfashaho gatoya ako kantu kakansobanura. Wari mu kazi, wari mu rugo, ndetse n'abo babyeyi unanababwire wongere unanabihanangiriza, ubabwire ngo mwa babyeyi mwe ibyo mukorera
ku mugaragaro ntago ari byiza. Nimba ari ikibazo kibayeho nk'ababyeyi ni mugende mujye mu gikari cyangwa se mu cyumba nimurangiza mu biganiro. Si ngombwa ngo twebwe abana tubibone kuko muba mutwica mu mutwe. Rimwe hari n'abashaka gushaka nabyo bikanga bitewe n'uko ari byo babonye kuri banki. Ibyo ni ya mivumo ya 47 ishaka kuzabwira abantu kugira ngo bamenye uburyo bagomba kubyitwara. Mu nyabone tubwiraho iyo ndirimbo uko byagenze. Okay, ntago ndi bujye muri detail cyane, ariko ikintu ndi busobanureho n'icyo mbajije. Nari ndi mu rugo iwacu ahomba ko ngemba ku babyeyi banjye. Hahandi wavuze ngo nari ndi mu rugo ndi mu nsenga. Nari ndi mu rugo. Wasengeraga ababyeyi? Nari ndi mu rugo ndi koza ibyombo nyine mbabaye. Ntago ndi bukire impamvu nari mbabaye, ako wenda umunyabwenge hari ikintu yafanyemo impamvu nari mbabaye, ako sindi bubivuge. Hanyuma nyine nari ndi koza mbabaye numva umubabaro n'agahinda kenshi mu mutima wanjye, nibwo numvishe iyo ndirimbiza iraza biba dufite Imana abari kurira, kandi of course nari ndi kurira koko. Hanyuma ndayandika numva ni indirimbo nziza ihumuriza imitima, kandi koko narabibonye abanyandikira ababimbwira benshi. Je sinyakunda kugaragara cyane, indirimbo irazwe ariko nyirayo ntago ajya akunda kugaragara cyane. Hari kugaragara birenze ubu ngubu. Hari abantu bari muri Amerika bakurikirana ibinyamakuru byacu, hariya Ibihamya TV. Ni ibihamya nawe uri guhamya iby'Imana yakoze, utagira ngo nabari hafi aha bari kukureba gusa, ari abari mu Rwanda n'abaharenze n'imbibi. Ahubwo nge navuga ngo banagushyigikira ugakora indirimbo nyinshi, kuko numvishe abari kuyisha yaranyishe pe burundu. Komeza tubwire. Hanyuma ikintu navuga nyine nanabivuze, babyeyi mutubabarire. Niba wowe ntukavuge ngo wamaye igikoma nanyweye, wamaye ibiryo nariye, nyine ubone ndabyibushye, ubone ibintu n'amahoro, ariko umuntu w'imbere urimo uramwica. Iyo muhagaze hariya muri gutongana murwana, umubyeyi umwe yasamira undi yasamira undi, musebanye imbere y'abana, ni bibi. Ni ikintu nabonye. Ngewe mpamvu ndimo ndavuga ibi bintu, ubundi ngewe nanga umumama umugore n'umugabo barwana. Ihangane ndabona amarangamutima yagutashye, ariko sizo uko nabivuga. Gusa dufite Imana, nta yandi magambo. Yego, irahari pe. Dufite Imana kandi irahari. Nicyo nabisabira nyine mu ababyeyi b'abasirimu, nicyo bari simati mu mitwe cyane. Umura mushiki wanjye rero ndabona ufite amarangamutima menshi ku maso, ariko ngewe icyo navugaga, nyabone babyeyi, abamureba, abamwumva, dufite Imana. Nimba wa mugabo we birashoboka yuko umugore yakosheje, ariko si ngombwa gutonganira imbere y'abana. Hitamo inzira yo gusenga, nawe umwegera umuhugure. Umwana yaririmbye indirimbo nziza aravuga ngo dufite Imana. Hanyuma ufite indirimbo nyinshi nziza zikora ku mitima ya benshi. Ntabwo ari wowe gusa zifasha, buri ikintu nagukundiye ni kimwe. Indirimbo yawe nkimara kuyibona narayibonye mbona mbere yuko imfasha ngewe yarabanje gufasha. Imaze kugufasha none wowe nakoze n'ikintu cyiza. Wakoze indirimbo uyihimba uri koza amasahani, ariko hari ibyo wibuka. Yego. Ibihamya turabifite. Mukuri. Utaza gutuma ndirira ahangaha kandi rwose naje. Gusa dufite Imana. Ugiye kudufasha gato, wongere turirimbire indi ndirimbo kandi imwe nziza rwose, wumve kuri ku mutima, yindi gufasha nka yindi nakubonaga mu muhanda wigendera wambaye agakanzu. Dufite Imana. Dufite Imana. Buriya n'umuryango wanjye urikunda, we ntago bizi. Hari uwakurebaga, buriya hari umubyeyi wakurebaga mu kanya, hajya mbona nawe ari kujya yihanagura amaso ku amarira ku maso. Wowe kabyarawe ririmba indirimbo igufasha, ariko ndabizi neza ko ntabwo ari yo yonyine gusa, ni nyinshi zizagufasha mbere ko zifasha abandi, kuko nagiye mbibona si rimwe si kabiri. Imana tubona ineza yayo. Gusa dufite Imana, iryo jambo uzarihagarare. Washaka utashaka uzavuge ngo dufite Imana, ariko si nkwifurije kudashaka, ahubwo uzashake. Kandi wowe wamaze kubona umurongo w'uburyo wafasha abana bawe n'uburyo wafasha abandi bantu, nanjye warafashije. Gusa dufite Imana, ngaho dufashe nkuko uvuga ngo dufite Imana, nayo idufashe uririmba indirimbo ikuvuye ku mutima kandi indirimbo nziza. Ngiye mbona nakubwiye ngo mboniraho no kubwira abantu, nyabone murimo murabureba, aze gutanga nimero ziwe. Afite indirimbo nyinshi zidafite ama video, n'izitarakorwa na ama audio. Nyabone mutabaranye, nyabone izi ndirimbo zitugereho. Gusa dufite Imana, Imana ibahumugisha. Murakoze. Amen. Iyi ndirimbo nayanditse ndi kwibaza ngo kuki ngewe nkora icyaha, hanyuma namara kugikora nkavuga ngo sinzongera gukora icyo cyaha, hanyuma nkisanga nagisubiyemo. Nibwo nase mvuga ngo noneho reka nandike iyi ndirimbo
Yesu reka nkwibarize kukineruka mungibya nkagira ngo nabisize nyuma ariko nagera imbere nkabyisangamo Satana agerageza amanywa nijoro Yesu mbwira uko wabigenje Satana agerageza amanywa nijoro Yesu mbwira uko wabigenje Yesu mbwira uko wabigenje Yesu mbwira uko wabikoze uko wabaye muri iyi si y'ibyaha ariko ukayisohokamo neza Yesu mbwira uko wabigenje Yesu mbwira uko wabikoze uko wabaye muri iyi si y'ibyaha ariko ukayisohokamo neza Yesu wabaye mu iyi si ariko ntacyaha wakoze kandi wageragejwe na Satani ubwo yakubwiraga ngo usimbuke nibura umwana w'Imana abamarayika baragusama nibura umwana w'Imana abamarayika baragusama Yesu mbwira uko wabigenje Yesu mbwira uko wabikoze uko wabaye muri iyi si y'ibyaha ariko ukabisohokamo neza Yesu mbwira uko wabigenje Yesu mbwira uko wabikoze uko wabaye muri iyi si y'ibyaha ariko ukabisohokamo neza. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu mbwira uko wabigenje, Yesu mbwira uko wabikoze, uko wabibayemo kandi warangiza ukabisohokamo. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo yaje mu isi ariko yaririmo ibyaha, atwarwa n'amategeko, ariko nta cyaha yakoze. Ngo yageragejwe muri byose, ariko nubwo yageragejwe muri byose ngo nta cyaha yakoze, kuko yari umwami, yari Imana. Niyo mpamvu abayiringira natwe duha kunesherezwa, idushoboza kuneshereza muri we. Amen. Idushoboza kuneshereza muri yo, kuko muri Kristo harimo imbaraga z'ubutsinzi no kunesha. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ese ugira imbuga nkoranyambaga abantu bagukurikiranaho? Yego zirahari. Yego. Indirimbo zanjye ziri kuri Maboss Official. Yego. Facebook yanjye nayo ni Maboss. Instagram ni Maboss Official. Yego. Ya na TikTok ni Maboss Official. Na TikTok ukoresha? Yego, ndayikoresha. Rero naho bansanga. Ya naho wanyandikira kubera ko gutanga nimero gutya. Oya n'uburenganzira bw'umuntu, yashatse arayitanga, yashatse ntayitanga. Okay, uwashaka kumfasha nkuko bawuze babivuga yansanga kuri izo mbuga nta kibazo. Yego. Reka tugushimire Maboss, tugusabire umugisha kandi tuvuge ngo Imana yo mu ijuru ikomeze kwagure kugeza handi. Hari abantu b'abahanzi bagenda batangira gake gake, ariko Imana ikabazamura ikabageza handi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo naho itangira ryawe ryaba ari rito, ariko uko bukeye warushaho kugenda wunguka, niko Bibiliya ivuga. Ese buriya umuhanzi ugireberaho ninde? Umuhanzi nyandeberaho niko bavuga hanze, baravuga ngo hari umuroro modo.
njyewe rero sinzi ntago njya ngira umuntu ndeberaho ariko ahubwo njyewe ushaka guhimba indirimbo nkayikunda ariko ikintu navuga noza Nshuti Bosco afite ukuntu nyine afite indirimbo ze nkunda ikindi afite ukuntu afite ijwi rituje nyine ukuntu aririmba nyine ukuntu ijwi rye rigenda ndabikunda nyine ni umwe mu bahanzi nkunda ubwo navuga ko ari role model reka ariko mbivuga yego indirimbo ye wabuze yego ndayizi nka kapera okay nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka uwizera umwana w'Imana azabaho iteka ryose naho yaba yarapfuye azongera abeho Imana ikomeze gusiga amavuta yo kuririmba mabosi uririmba neza akoze ijwi ryiza Imana ikugeze kure kandi isabe abadukurikiye bose ndetse badukurikiye kuri channel yacu Umuhamya TV basure imbuga nkoranyambaga zawe bakwandikire bagushimire banagushyigikire Imana igushyigikire Imana igumugisha Umuhamya TV Imana ibaha umugisha mwinshi tuzabarakira n'abandi bahanzi mukunda kandi biranashoboka ko ari abo mukeneye twandikire muri comment bitubwire hanyuma natwe twiteguye gusubiza ibyifuzo byanyu turabakunda mwari kumwe na Emma Imana ibaha umugisha ciao ciao